reka ngusuhuze nizere ko umeze neza wowe tugiye kurebana iki kiganiro cyangwa se iyi video. Nitwa Mustafa, iyi ni Twivugire TV. Umunsi tugiye kurebana ikiganiro kigira ngo cyangwa se isesengura rigira ngo ese ninde king wa muzika hano mu Rwanda cyangwa se mu rurimi rw'ikinyarwanda, ese ninde mwami wa muzika hano mu Rwanda ku rwego rwo hejuru muri Afurika. Iyo urebye usanga mu Rwanda Afurika cyangwa se muri Afurika mu Rwanda ruri mu gihugu kimaze kugira umuziki uteye imbere cyane, haba mu gihugu imbere ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Abahanzi benshi mu Rwanda bakoze amateka, bakora indirimbo zakunzwe, batsindira ibihembo ndetse bageza ku umuziki w'u Rwanda bageza ku rwego mpuzamahanga. Ariko ikibazo abantu bakomeza kwibaza, baribaza ngo ese ninde witwa king wa muzika hano mu Rwanda? Uyu munsi tugiye gusesengura dushingiye kuri popularity cyangwa se uburyo bamamaye, dushingire ku mibare ya views cyangwa se turebere kuri views, turebe n'aba followers cyangwa se n'aba subscribers babakurikira. Noneho twongere turebe ibihembo, ese turebe ni impact z'umuziki w'u Rwanda cyangwa se turebe udutendo cyangwa se akamaro bamaze mu muziki w'u Rwanda. Kazi rero ngiragira ngo wowe turi kurebana iyi video, making sure ko ni wakoze subscribe, gukanda like byo ni ingenzi, no kwandika muri comment yo ni inkunga ikomeye. Ku mwanya wa mbere turasanga umuhanzi bita Meddy. Meddy numwe mu bakiriye hit cyane zaciye ibihe. Meddy numwe mu bahanzi bafite impact ikomeye cyane hano mu Rwanda mu mateka ya muzika nyarwanda. No kuvuga ngo Meddy yaciye udutendo hano mu Rwanda, tugende kuri views yagize, tukagendera no ku dutendo yakoze hano mu Rwanda, usanga Meddy yaraciye hit mu gihe cyashize, niwe wariye hit mu gihe cyashize ngereranyije n'abandi bahanzi hari hano mu Rwanda. No kuvuga ngo uburyo tugiye gusesengura ibi bintu, ntabwo twavuga ko king wa muzika hano mu Rwanda ari umuntu umwe. Ukuri nuko nta king umwe wuzuye wenyine hano mu Rwanda, ahubwo buri umwe afite aho arusha abandi. Ni ukuvuga ngo buri wese buri umwe afite icyo yaruhije abandi. Niyo mpamvu tugiye gusesengura, tugiye kuvuga ibintu, tugiye kuvuga abantu bagera muri bane, noneho tuvuge n'uduhigo cyangwa se n'agahigo bakoze cyangwa se na impact bakoze ugereranyije n'abandi, kuko buri wese afite ikintu yakoze cyamuteje imbere cyangwa se cyatumye yamamara. Umwanya wa mbere rero twari twavuze ko twahasanze umuhanzi bita Meddy. Indirimbo ye ya Buri niyo ifite views nyinshi kurusha izindi zose hano mu Rwanda, irenga miliyoni 100. Ndakeka ubu indirimbo ya Buri igeze miliyoni 128. Urumva ko niyo ndirimbo ya mbere hano mu Rwanda yagize views nyinshi. Meddy kandi afite abarenga miliyoni 1.4 bamukurikira ku rubuga rwe rwa YouTube, ndetse binamuhesha kuba ari mu bahanzi bakunzwe cyane. Kandi ikindi kandi Meddy yamenyekanye cyane mu njyana ya R&B ndetse na Afrobeat, akundwa kubera ijwi rye ryiza kandi rigororotse cyangwa se rigoroye rinyoroshe mu buryo akora indirimbo zifata amarangamutima y'abantu. Hari n'abasesenguzi bavuga ko imibare ye ariyo, ndetse bakavuga ko imibare ye yatumye abantu benshi bamufana nka king, bitewe n'abasubscribers afite ndetse no kuba indirimbo yariyo yarebwe cyane hano mu Rwanda. Kubera ko nta n'undi muntu wari wageza kuri izo stati ugereranyije utokose umuntu uri kumugera ibirenge n'umuhanzi bita Israel Mbonye, niwe muntu wagerageje cyangwa se wabashije kumurusha aba subscribers, ariko nawe views ntabwo yari yagera ku rwego rwa Meddy. Meddy ni king wa muzika cyangwa se ni mukingi wa muzika nyarwanda mu mateka yashize, cyangwa se niwe wariye hit mu gihe cyashize. No kuvuga ngo Meddy yariye hit mu gihe cyashize, reka turaza kurebera hamwe ese mu gihe cy'ubu ngubu ho ninde uri kurya hit. Ku mwanya wa kabiri turasanga umuhanzi bita Melodie. Melodie ni king w'iki gihe turimo, cyangwa se ni king wa modern. Iki gihe turimo Melodie niwe uyobowe, niwe mwami. Mu myaka ya vuba Melodie niwe uri kuyobora muzika nyarwanda ubu ngubu, cyangwa se uruganda rwa muzika. Yatangiye kwamamara cyane kuva mu myaka ya mbere, hashize nk'imyaka zirenga 10 Melodie akora, ariko iki gihe turimo nicyo usanga Melodie ari kugafata cyane cyangwa se ayoboye umuziki nyarwanda cyane. Melodie usanga igihe yatangiriye kwamamara, abanyakigali cyangwa se Kigali, kuba yarabaye Kigali niyo yamugize icyamamare cyane mu rubyiruko. Melodie kandi yegukanye irushanwa rikomeye cyane rya Primus Guma Guma Superstar, ni kimwe mu byamuhinduriye ubuzima. Melodie kindi yabaye umuhanzi wa mbere mu Rwanda ugaragaye kuri
ubwo twabyita nka Billboard binyuze mu ndirimbo yakoranye n'umuhanzi mpuzamahanga. Bruce Melodie kandi yegukanye igihembo cya Best Rwandan Artist muri ESE Award, agaragaza ko ari ku rwego rwa Afurika cyangwa se ari ku rwego rwa Afurika. Ikindi Bruce Melodie kiri gutuma n'iki gihe turimo cya modern akomeza kubayoboza inkoni y'icyuma, Bruce Melodie yanahawe cyangwa se yabaye Artist of the Year, yabaye umuhanzi w'umwaka mu birori bya ESE Award byabereye i Kigali. Ndakeka abantu benshi mwabonye ko Bruce Melodie ari we wafashe igihembo cy'umuhanzi w'umwaka. Bruce Melodie ni umwe mu bahanzi bake bagerageje umuziki w'u Rwanda ku rwego mpuzamahanga binyuze mu collaboration n'abandi bahanzi bakomeye. Kugira ngo murabizi ko Bruce Melodie arimo gukora ama collaboration menshi n'abahanzi bo hanze, bavugamo nka Diamond Platnumz, Brown Joel ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Bruce Melodie ni ukuvuga ngo ni king wa muzika w'iki gihe, iki gihe turimo ni king wa modern, aho twasanze ko Meddy we yabaye king cyangwa se yabaye umwami wa muzika hano mu Rwanda mu gihe cyashize. Ni ukuvuga ngo Bruce Melodie we aba bantu bafite ibyiciro bitandukanye, reka tubashyire mu byiciro bitandukanye. Meddy yabaye king wa muzika mu myaka y'ahambere yabanje, none iki gihe turimo Bruce Melodie niwe mwami wa muzika ubu ngubu. Guys, ndagira ngo tubanze mubashe kumva uburyo ki iri sesengurwa ryakozwe. Reka dusimbukire ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu turasanga umuhanzi witwa The Ben. The Ben ni king wa diaspora cyangwa se longevity. Yes, ni ukuvuga ngo The Ben ayoboye cyangwa se ni umwami mu ba diaspora, kuko The Ben hanze arakunzwe cyane, abanyamahanga bakunda The Ben cyane. The Ben ni umwe mu bahanzi bubatse izina kuva kera ndetse kugeza na n'ubu. Yatangiye kwamamara cyane mu myaka ya guhera mu 2008 kugeza 2010, niho The Ben yatangiye kwamamara bya hatari, atsindira ibihembo byinshi bya Salax Award nka Best Afro R&B Singer, ndetse yanakoranye n'abahanzi mpuzamahanga kandi aririmba ku rwego mpuzamahanga kuva yimukiye muri ESE. Ni ukuvuga ngo The Ben nawe murabizi yakoranye n'abahanzi mpuzamahanga, yakoranye na Diamond Platnumz indirimbo bita Wayi ndetse n'izindi ndirimbo zigiye zitandukanye kuva aho yimukiye muri USA. The Ben kandi afatwa nk'umwe mu bahanzi bazamuye R&B nyarwanda ku rwego rukomeye binyuze mu gukorana n'abandi bahanzi bo hanze ndetse akavangamo n'ikinyarwanda. Ni kuvuga ngo The Ben ni king wa legacy n'igihe kirekire amaze ku isoko, ndetse ni kuvuga ngo The Ben ni umwami w'umuziki hano mu Rwanda, kuba amaze igihe kirekire ndetse akaba we ari king wa muzika mu bafana cyangwa se mu bakunzi mpuzamahanga. Ni ukuvuga ngo twavuze ko Meddy ari king wa muzika w'igihe cyashize hano mu Rwanda, kabiri Bruce Melodie tuvuga ko ari king wa muzika w'iki gihe turimo, noneho gatatu tuvuze ko The Ben ari king wa muzika ku rwego rwo hanze mu ba diaspora. Guys, iyo urebye imibare usanga y'Ubwamamare, Meddy ari mu bafite abafana benshi cyane n'indirimbo zarebwe cyane. Bruce Melodie ni umwe mu bagezweho kandi afite influence nini ku muziki w'iki gihe. The Ben azwi cyane mu mateka ndetse no mu rwego mpuzamahanga. Uru rutonde rw'abahanzi bakunzwe cyangwa se urutonde rw'abahanzi bakunzwe mu Rwanda rugaragaza amazina yabo ari mu bayoboye industry. Ni ukuvuga ngo amazina ahangaha abantu tuvuze aha haraguru no mu busanzwe nujya ku YouTube channel yabo urasanga ari bo bahanzi bayoboye, koko nta bintu byo kubeshya biriho. Hari n'urutonde rundi rw'abahanzi bafite umutungo n'ubwamamare rugaragaza Bruce Melodie na Meddy bari kusonga. Ni ukuvuga ngo ubutaha niba munabishaka uzambwire mbakorere ikindi kiganiro kigaragaza Bruce Melodie na The Ben ese ninde ufite amafaranga menshi. Guys, ndagira ngo rero ese koko Meddy twabonye ko yaciye amateka mu gihe cyashize, Bruce Melodie yaciye niwe king w'iki gihe turimo. The Ben ni king wa legacy zo hanze cyangwa se international influence. Ni ukuvuga ngo akunzwe hanze cyane. Iyo ubishyize hamwe cyangwa se uyu bafashe ukabashyira hamwe, aba nibo bagize big 3, kwabita nka big 3 ya muzika y'u Rwanda. Kwabita nkaho aribo bafashe muzika y'u Rwanda ku buryo bayirekuye yahita isenyuka direct. None se wowe ubibona ute? Ninde ukwiriye kwitwa king wa muzika mu Rwanda? Andika opinion yawe muri comment, like, share and subscribe niba ukunda content ya muzika nyarwanda. Guys, rero reka ngusazireho nizere ko umeze neza kabisa. Nge ndi Mustafa ntabwo nzi official, iyi ni Twivugire TV. Murakoze.